umuntu azakugiraho ububasha Imana itabishizemo uruhare. Oya umuntu akugiraho ububasha Imana yagize gute? Yabigizemo uruhare. Azahageze ntibivuze ko utari busenge, ntibivuze ko utari bubeho, ntibivuze ko utagifite inzira, ntibivuze yuko wowe ubwawe ufitandukanye n'iki n'ubwiza bw'Imana. Oya, ahubwo hari ikintu bishatse kuvuga. Amagambo wumvise n'ibyo wakiriye n'ibyo wabonye bishire ku munzano, balance ayo magambo. Urebe neza yuko uramutse usenze nta kintu byakora. Reba neza uramutse wambaye ibigundira we nawe urugo rwawe nta cyahinduka. Reba neza niba ayo magambo yagukura umutima. Oya, reka nkubwire ijambo ry'ibyingiro ririmo. Hari amagambo bamaze kugeza kuri Yesaya mwene Amosi, bamubwiye uko Ezekiya yabatumye. Arabwira ati reka mbabwire mwe guterwa ubwoba n'ayo magambo n'umwami wa Ashuri ndetse n'uwo Rabushake. Uwo ngo nakabatera iki? Nakabatera ubwoba, kubera yuko Uwiteka ari bumushyire mwinshi undi mutima, kandi Uwiteka ari bubihindura ibyo bintu, kubera yuko Uwiteka ari ikintu agomba guhindura ku buzima bwawe. Wigire kwigirira nabi cyangwa ngo utekereze yuko ibyo bintu bitafite umurongo biriho. Oya, ahubwo amagambo y'umuhanuzi Hezekiya yaje akomeza ay'umwami yashakaga kuba yageraho. Icyo umwami yashakaga ni iki? Ni ukurengerwa n'Imana, ni ugutabarwa n'Imana. Ariko umwami ibyo bintu byose yabigezeho. Ibintu bimwe ugomba kwakira mu biganza byawe kandi ukabyakira witonze, ukabyakira n'ihumure, ahubwo ukabisengana ushimikiriye kandi ushyizwe rwose n'imbaraga nyinshi cyane. Abasenga TV, kora subscribe. Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, amahoro Imana akomeze kubana namwe. Ni Isaac nk'ibisanzwe, ndi umugabo, ndi umukristo. Imana ikomeze iduhane umugisha. Nshuti bavandimwe, ntago ndi butinde, ndagira ngo twongere tuvuge ikintu bita gusenga. Ndacyari ku ijambo rijyanye no gusenga ndetse n'abahanuzi. Umuhanuzi ni umuyobozi, ndabyemera. Umuhanuzi ni umuntu ukomeye, ndabyemera. Ariko nanone uwahanuriye agomba kugira ubwenge. Rimwe, kabiri, gatatu. Tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 37. Tugiye kureba inkuru z'umwami Hezekiya ndetse n'umuhanuzi Yesaya. Tugiye kureba Yesaya ni mwene Amosi, turabizi neza, ariko ibyamugenzaga ni ibiki? Mbese Hezekiya byitwaye mate akimara kumva ubwo buhanuzi? Gusenga kwa Hezekiya cyangwa se gusenga kwawe. Umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka, maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo rwe na Shebuna umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi, bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Amosi. Baramubwira bati, Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi umwe w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubyara. Ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose shebuja umwami wa Ashuri yatumye kutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe izahana ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabira abantu basigaye. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti, Uwiteka avuze ati, ntutinye ayo magambo wumvise. Abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Nzamushyiramo undi mutima, ubwo azumva imuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Hanyuma Rabushake asubireyo asanga umwami wa Ashuri arwanya Irabuni. Nuko yari yumvise ko yavuye Irakeshi. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Nshuti bavandimwe, icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki. Aya ni amagambo y'umwami Hezekiya. Twabonye ko yatumye abagaragu biwe ndetse batuma kuri Yesaya mwene Amosi. Yesaya yari umuhanuzi, yagira ngo yumve icyo umuhanuzi avuga kuri aya magambo ya Rabushake ndetse n'umwami wa Ashuri. Uyu mwami wa Ashuri yashaka gutera Hezekiya. Harimo ijambo rivuga ngo abagore bagiye kubyanga kandi bameze ko ari nabise bihari.
kuba ibyago baguhanuriye ibyago cyangwa ubona intambara zahageze ntibivuze ko utari busenge, ntibivuze ko utari bubeho, ntibivuze ko utagifite inzira, ntibivuze yuko wowe ubwawe utandukanye n'iki n'ubwiza bw'Imana. Oya, ahubwo hari ikintu bishatse kuvuga. Amagambo wumvise n'ibyo wakiriye n'ibyo wabonye bishyire ku munzani, balance ayo magambo. Urebe neza yuko uramutse usenze nta kintu byakora. Reba neza uramutse wambaye ibigunira we n'urugo rwawe nta cyahinduka. Reba neza niba ayo magambo yagukura umutima. Oya, reka nkubwire ijambo ry'ibyingiro ririmo. Hari amagambo bamaze kugeza kuri Yesaya mwene Amosi, bamubwiye uko Ezekiya yabatumye, arabwira ati reka mbabwire mwe guterwa ubwoba n'ayo magambo n'umwami wa Ashuri ndetse n'uwo Rabushake, uwo ngo nakabatera iki, nakabatera ubwoba, kubera yuko Uwiteka ari bumushyire mwinshi undi mutima, kandi Uwiteka ari bubihindura ibyo bintu, kubera yuko Uwiteka ari ikintu agomba guhindura ku buzima bwawe. Wigire kwigirira nabi cyangwa ngo utekereze yuko ibyo bintu bidafite umurongo biriho. Oya, ahubwo amagambo y'umuhanuzi Hezekiya yaje akomeza ayo umwami yashakaga kuba yageraho. Icyo umwami yashakaga ni iki? Ni ukurengerwa n'Imana, ni ugutabarwa n'Imana. Ariko umwami ibyo bintu byose yabigezeho ari uko amaze kwambara ibigunira, abwira abagore, abwira abatambyi, abwira mu rugo rwiwe, bajya imbere y'Imana. Mbese aya magambo bimeze bite? Hari igihe uhura n'ibigeragezo ukavuga ngo none ndapfuye, ugahamagara umuhanuzi ati nsengera, akaba guciye n'amafaranga. Oya, umuhanuzi ni umuntu w'Imana, umuhanuzi muzima ni umuyobozi, umuhanuzi muzima arubaka, umuhanuzi muzima nakorera indamu, umuhanuzi muzima hari ibimuranga, hari n'ibimugenga. Abaza Uwiteka nawe akabagira gute, akamusubiza, ubundi agasubiza bwa bwoko bw'Imana, cyangwa agasubiza wa muntu wagira gute washakaga igisubizo. Ntabwo umuhanuzi ari umuntu bajya kuragurizaho nanone ngo kubera ko mwene akangwe reka njye kubaza umuhanuzi aka kantu. Umuhanuzi agishirizwa mw'inama, ariko ku muntu nawe ufite inzira z'igisiyoni, ku muntu ufite gahunda yo kugira gute gukiranuka, uwo nujya kubaza umuhanuzi ngo mbese nakitwara gute muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ikindi kintu nshaka ko kubwira ni iki ngiki nshuti mwene data, iyo uri mu bigeragezo cyangwa uri mu ntambara, wige gusenga ukeneye kumva ubuhanuzi, ahubwo ujya gusenga ubwira Imana ngo Mana mfite ibigeragezo bingana gutya, mfite intambara zihagaze gutya, ndashaka kumva ndakundengera. Wige kubwira ngo ni mu nsengere ngo rwose byacitse byadogereye. Oya, wikiteza rubanda, wikumva ko ugomba kubaho nabi. Hari ibintu bimwe ugomba kwakira mu biganza byawe, kandi ukabyakira witonze, ukabyakira n'ihumure, ahubwo ukabisengana ushimikiriye kandi ushyizwe rwose n'imbaraga nyinshi cyane. Kuba Hezekiya ateye ubwoba ntari amagambo, nawe ubwawe ufite ibyaguteye ubwoba, ahubwo ibyo bintu wabyitwayemo ute? Mbese ibyo bintu wabyitwaye gute n'abahanuzi? Icyo nshaka kubwira ni iki ngiki, komera mu rugendo urimo, komere ku rugamba, kubera yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Izafata amagambo ya Rabushake, ifate nayo umwami Hezekiya, ibi bintu bibalansinge, irebe gukiranuka kwa Hezekiya. Niba Imana ntabwo igirenganya abantu, ntabwo umuntu azakugiraho ububasha Imana itabishyizemo uruhare. Oya, umuntu akugiraho ububasha Imana yagize gute, yabigizemo uruhare. Ndabashimiye rero, amahoro Imana akomeze kubana namwe. Icyo nenge kukubwira no kugira ngo usenge, kandi usengane umwete, kubera yuko umuntu w'Imana arakubwiye ngo uwo Rabushake n'uwo mwami wa Ashuri ntacyo bari bugutware. Uwiteka ukomeze kurengera abantu bawe, abari mu ntambara no mu bigeragezo, abo bose ubatabarisha imbaraga zawe, kandi ubarengere kubw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amina.